Ibyo ni ibintu bisanzwe n'ufite batandatu bavuga ko acisha, hari inkuru tuba twaramenyereye tutajya twitaho. Hari ibintu ufata nyine bundi erega ntago Imana nta muntu mwisi urusha imbabazi Imana ku murimo wayo. Ntago Imana ibyo ngibyo yabyemera, ntago yakureberera kabiri gatatu kane gatanu oya, kuko irakora bakavuga si Imana. Yaba atari iby'Imana tibirasi iby'Imana, nyine wibaza igihe Imana izakorera ugahitamo ukavuga ati reka mbyakire. Icyo ncyo no ko Imana yo izi neza ko ibyo bavuga atari ukuri, naho kuvuga baravuga suko simporana nabivuga kenshi. Ngewe nitukuje atari ikindi suko nari igikara cyane, yego nari cyo ariko kidakabishe. Ariko ndavuga ni wenda mugani ko uhura n'abamama beza b'inzobe basa neza bazi kwiyitaho, ugahura nawe kavuga ati ariko akaba washishwa kamaza amavuta wisiga yakubwira ushobora kwikanga ukagira amate yewe tisi nayabona. Ntabwo naravuze ni wenda umuntu ashobora gufatana dukeya nubwo tutari twa make icyo gihe, ariko nabikoze nzi ko inzobe zitaruha mu by'ukuri. Urakitukuza se? Oya, nisigakesha ariko adatukuza, ariko kwitukuza no gucya biratandukanye. Impamvu urugo rwawe? Impamvu uyu muruhu ngeraho wenda nuko ntasa neza, ariko nasanze Yesu ari uruhura. Harabikoze n'undi biranga, ntagerageza biranga, amabara diririri, niyo mpamvu ubona n'udusigisige tukiriho. Iryo ni ryo mvuga naruhutse, nge naruhutse inkoni, naruhutse amarira, naruhutse kutaryama. Hari igihe ugeramo ukaryama noneho wanaryama unanashonje ukajya ubara amabati, ukabara amabati y'inzu y'abandi utarayateye. Naheraga kuri centre de santé yacu y'Ikinyinya, iyo bambonaga baravugaga ati ni grâce, kuko harimo na benshi twajya bajyaga baza mu materaniro nayoboraga, ariko bakavuga ati se burya wiri unezerewe kuriya iki kibazo ugifite ni yego. Navuga ngo Imana itaramanuka iteka ryose ikigeragezo uhagazemo kirakubera. Ngo Imana itaramanuka? Ikigeragezo uhagazemo kirakubera. Kirakubera uvuze uwari we wese ugahita ubona usa nacyo kiranakubereye n'icyawe. Hera zala domestation. Fukama wumva ko aho wari utuye wahavuye wakintuwe. Mana ishimwe. Aho nari ntuye ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye. Rero mu bana be Imana yari yaramubwiye ati nzaguha abana, ariko abana nzaguha bazamvugira. Rero ntago twebwe byadutunguye, ariko wenda ku bamubonye byarabatunguye, ariko kuri twebwe ntago twari dutunguye kuko ni isezerano mama wiwe yaramaranye igihe, kuko Imana iba yaraduhaye impano zo kugenzura. Iyo ari umwana umuba hafi cyane, ukaba uri muri connection yiwe, kuko ujye ubibona kuntu duhana n'indimi tuganira mu buryo bw'umwuka. Rero buriya kiragihe aba ari urusinga rumwe twese dufite, ariko uwabashije kwakira ibyo agiye kuvuga ari umwe. Rero hari niho tugomba kumubera hafi, akaba ariho tumurerera no mu buryo bw'amasengesho, kumwitaho. Irambona Kenefu Kimwanya Akoresha riki? Haleluya. Murakumvisha cyangwa nako mumvisha ngasubiremo? Kimwanyi. Hari abantu bibaza bati se ubundi mubwirwa n'iki koko impano uyu mwana afite zavuye ku Mana, wenda katari ibintu ari kwihingamo cyangwa ari abantu yari uko yabibonanye abandi nawe akabikora, mubibwirwa n'iki? Ese mwaramugenzuye musanga koko ziriya mpano afite ni impano yahawe n'Imana cyangwa no kwigana abandi uko babikora? Wapi wakigana n'abandi suka ugahanurira umuntu ansanga, kuko ubwami bw'Imana n'ubwabo, ahubwo ubuhanuzi nk'ubwuriya mwana uretse ko nyine iyo wabaye umuhanuzi uba watangiye buri ishuri ari ryo wavuze, ariko buri buhanuzi bw'umwana muto shana naho babuhuriye n'ubwacu twebwe turi bakuru. Ugize amahirwe akaguha message, wabona umuntu azapfejo ukamubwira ngo uzapfejo, uziko yapfa ataragera nejo, ashobora kwisinziriza ariko bambwiye ko ngiye gupfa, ati muhamagara abantu n'ubundi napfuye. Ntago ibintu byose ubivuga, biba bisaba ubwenge mu bintu byose ugiye kuvuga. Suko Imana itavuga ngo umuntu n'umugeni, ariko ifite amarenga ica. Yes, reka nanjye ngusuza aho dukurikiye, ni by'agaciro gakomeye cyane kubugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye wowe wahisemo gukurikira iyi channel. Hari abadukurikiye bari hano mu Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, nk'inshuti zacu ziri i Burundi. Turabizi ko mudukurikira muri benshi kandi muradukunda, natwe turabakunda. Hari abadukurikiye bari muri za diaspora, yaba diaspora nyarwanda cyangwa se diaspora y'abarundi. Mwese reka mbifuriza kugubwa neza, amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kamera
nabazaniye Grace mtumishi wa Bwana. Gra karame meze neza ndashimira Imana kumvuga igiswahili se ntusubize kandi ejo nakubonye ise muri igiswahili ariko Evode uri umugome kwera urase narasobanura cyakora uwiga arutwa n'uwanga arutuwanga yewe habona urimo gusemura byacitse ariko nawe bakagusemurira urumva nyine nibyo nako ibintu byose ni magirirane wari uri kwirwanaho bikubwiye se ko wiga rutuwanga wiga rutuwanga yego Gra urasa neza uyu munsi noneho wambaye imyenda myiza pe urakoze cyane wambaye nk'abakozi b'Imana rwose yego kandi noneho ibi bintu ni sawa ibi bintu rwose ndabona bisa neza Imana guha umugisha mwinshi se barakwimika ryari turagusukaho amavuta ryari hase kuki ukunda kumbaza icyo kibazo Evo reka ndashaka kuyagusugaho arya ntabwo uzi ko ndi apotre ayiwe ubwo bukwe ko nta butashyira wasanga ari yuza yagusukaho byanashoboka iyo umuntu ahagarariye umurimo aba ari ngombwa ko yasupaho ariko igihe ntikiragera ariko ni vuba ntabwo Imana iravuga se ihora ivuga ahubwo niba Imana yaravuze ikibura no gushyira mu bikorwa ibyo yavuze yego harabura amafaranga tuyashake se ngaho se yame oya none se rega aba badukurikiye nabo barayafite kandi bayaduha muri ndabizi ko mu nkunda mu ndemere ngo banyimike Evode ashaka ko nimike oya ariko barakuremera uduhaye gahunda ubwo rero uhise ubyica noneho nawe ahubwo ngiye nakuvuga nubwo nyabonye reka sohore save the date ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ndanabakunda we turi inshuti ahubwo ndabaramukije mu izina rya Yesu amina kandi Imana ibaha umugisha mwinshi ndabizi murankunda kandi nanjye ndabakunda yemwe sinabona uko mbivuga gusa ndabakunda amina Gra banzu turagize Imana yego Mana mu izina rya Yesu Imana y'amahoro Imana ifite imbaraga n'ubutware byiringiro by'abakwizera nshuti nziza yo kubahwa uhimbazwe duciye bugufi yangu izina ryawe rishyirwe hejuru nyemerera muri kano kanya tugiye gukora ikiganiro kiyoborwe nawe kiganzemo amagambo yawe kuko Imana ishoboye byose kandi dushimiye n'abadukurikiranye baha umugisha mu izina rya Yesu amen Gra muri groupe Urumuri rero bihagaze bite musigaye musenga ku wa mbere nanjye mba mpabaye ubu habaye pe icyo kintu nashyizeho vi kuko tuba turi kumwe nawe sinari nzi ko nawe wuzura umwuka wera ari umunsi nabonye rwose wuzura umwuka wera ambwira abandi ati nimufate kamera ibintu birakomeye yemwe bana mudukurikiye Evode burya nawe yuzura umwuka wera narategereje ngo ndebere sinzi ukuntu byahise bihagarara ariko nari niteguye kugiye kundebera Evo zakurebera umunsi umwe bure sibyo nukuri kw'Imana rega ntawe ubuze igihe Imana izakorera yego rero nabonye ibintu bisigaye bihagaze neza ejo bwo rwose abantu bari babuze aho bicara bari babuze aho bicara no kuri nyamara ni ikibazo nsengere no kuri mbone se bura ntukeneye indi sare nkeneye indi sare Imana impaye amaboko nafata indi sare kuko urabona ko yuzuye kandi ntabwo turuzuza ukwezi tuzakuzuza kuri 29 dusenze kandi urabibona nyine mugani nkawe ejo warabibonye habaye hato yaba ari kwa kundi navugaga ngo dutere hanze hari izuba ni mu gihe cy'izuba mbese ni ibintu nyine bikomeye ariko Imana irabizi bibireba Gra iyo ubonye umurimo bimeze kuriya urumva reka tubare ko hashize ukwezi kumwe yego utangiye gusenga ariko ukabona abantu bameze kuriya ubyakire gute numva nishimwe rikomeye kuko urabona nari maze iminsi ntakora numvaga ko nyine ari abantu banyibagiwe wenda ariko ndashimira Imana iyo mbonye bimeze kuri mbona ko nyine Imana irimo irakora Imana irimo irakora imirimo n'ibitangaza ntago ari byo twirata ahubwo twirata Kristo numva ndi mu bihe byo gusenga noneho iyo nafashe situation burimo hari igihe unanabikora uvuga ati wenda no kugira ngo nicara mu rugo cyangwa se no kugira ngo abantu batanambura kavuga ati reka nkore ariko ibintu by'Imana birizana ibintu by'Imana ntago bigorana yego ibintu by'Imana ntago bigorana yari Imana irabikora pe yego hari abajya babibona kuriya wenda nka kuriya abantu bahise bakubita baruzura nta kwezi kurashira bati Grace avuye gucisha kuko hari ababa bamaze imyaka n'imyaniko basenga ariko ugasanga ntago barabona abantu bangana kuriya ibyo ni ibintu bisanzwe n'ufite 6 bavuga ko acisha hari inkuru tuba twaramenyereye tutajya twitaho hari ibintu ufata nyine bundi erega ntago Imana nta muntu
mu isi urusha imbabazi Imana ku murimo wayo. Ntabwo Imana ibyo ngibyo yabyemera, ntabwo yakureberera 2 3 4 5 oya. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo ibyo urabikora nka kwihorera. Ntabwo ushobora kubikora 2 cyangwa 3 ngo Imana ikwihorere bitari ari ibintu bibi. Rero uwo ari we wese apfa kuba ari gusenga nyine ni ibintu ntumbaze igihe Imana izakorera, kuko irakora bakavuga si Imana, yaba atari iby'Imana tibirasi iby'Imana. Nyine wibaza igihe Imana izakorera ugahitamo ukavuga ati reka mbyakire. Icyo cyo no ko Imana yo izi neza ko ibyo bavuga atari ukuri. Naho kuvuga baravuga si ukuvuga ngo nukuvuga ngo uko sare yuzuye oya. N'ufite 10 n'ufite 6 baramuvuga. Ega na Yesu yarinze ava ku isi bakimuvuga. Sibyo bari bakimuvuga pe. Bari bakimuvuga kandi ntago tuvugwa n'abakura, kenshi tuvugwa n'abari mwaho ngaho baje no kudushyigikira ukabona ko bahari, aho ugahindukira ukavuga ati buriya nubwo nari mpari ibintu byarayogayoze kandi nawe yari ahari. Rero urumva ni iyo ubundi uri muri position Imana ishaka, hari ibintu urenze amatwi. Hari ibintu urenze amatwi ukavuga ati iki kicirinda gitambutse Imana y'ubwayo aba ariyo yikorera. Mutesi yigeze avuga ijambo rikomeye ndamukunda, aravuga ngo iyo wisobanuye urisobanya. Iryo jambo yararivuze ko ugiye wumva ngo garase maze hataranuzura nta bindi baba bavuga turi amugore ntabwo yahanura kuriya. Noneho na za situation zacu z'ubuzima umuntu aba yiberemo cyangwa stati tuzuye neza, ugasanga ati nubundi ntimuba mubibona. Noneho nk'ibiteye intambwe wenda ukagira ivuga ubutumwa rijya mu kindi gihugu nta bindi ati buri yarabizanye tu, maze no muri commentaire hakaza ngewe uko narenze umuntu uvuga niko narenze nunsenyera muri commentaire ndabireba nkatambuka rwose nkavuga nicyo nzi icyo uvuze nimba Imana ibona ko ari cyo izagisenya igikureho, ariko nimba Imana ibona ko atari cyo izakomeza ishyigikira umurimo wayo, kuko ari Imana y'ubwayibasha kureba ibiruta cyane twebwe ibyo turebesha amaso. Yego ngara mu minsi ishize uherutse kuvuga uti nari nzi ko inzobe nitukuje nzi ko inzobe zitaruha. Nanzi ko nawe simorana nabivuga kenshi. Ngewe nitukuje atari ikindi suko nari igikara cyane, yego nari cyo ariko kidakabije. Ariko ndavuga ni wenda mugani ko uhura n'abamama beza b'inzobe basa neza bazi kwiyitaho, ugahura nawe ukavuga ati ariko akaba washishwa ukamaza amavuta wisiga yakubwira ushobora kwikanga ukagira amati yewe tisi nayabona. Ntabwo naravuze nti wenda umuntu ashobora gufatana dukeya nubwo tutari twa make icyo gihe, ariko nabikoze nzi ko inzobe zitaruha mu by'ukuri. Ntabwo ari bindi by'abantu bavuga. Umuntu arebye amafoto yanjye ya kera kareba nayo iki gihe umuntu aragabanyije, ntabwo uhita ubireka burundu, ariko ntabwo nkitukuza bikabije. Oya nisigakesha ariko adatukuza, ariko kwitukuza no gucya biratandukanye. Wisigakesha ubu nakesha kuko urumva aba warahumanyije uruhu kugira ngo uhite uyarekera rimwe ntabwo bikunda, ariko bimwe wavangiragamo urabireka isura urabona itagaragara ukurikije ibiganiro bya mbere ukareba n'ubu hari ikintu Imana iri gukora. Rero nabikoze nzi ko inzobe zitaruha. Ahazagira uzajya umbona ngo ncire urubanza. Iyo uvuze gutya abantu bahita bumva ko warushye. None se ntago narushye. Warushye gute? Baba rivode we. Gusa ntago ubundi kujya nyuzamo nkabyibagirwa kubera ko utamenye yava ntamenya niyajya, ariko umuruhu baho kandi umuruho urubahuka. Ndashaka kugira ngo abantu bamenye cyangwa se nanjye nsobanukirwe ikintu cyatumye witukuza. Wavuga uti nari nzi ko inzobe zitaruha, bivuga ko hari ibyo wabonaga wenda ushobora kuba waruruhiyemo ukavuga mbi inzobe ndebe ko uyu muruho wagabanuka. Oya birahari, none se wajya kubivuga nyine utarabinyuzemo kandi akenshi nkunda no kubivuga. Ntabwo ibyo nari niteguye ntabwo ariko nabibonye mu rugo. Rero nagiye ngira amasituwasiyo atari meza nkavuga ariko wenda impamvu uyu muruhu ngeraho wenda nuko ntasa neza, ariko nasanze Yesu ari uruhura. Ntarabikoze n'undi biranga, ntagerageza biranga, amabara diririri, niyo mpamvu ubona n'udusigisigi tukiriho. Ariko turashimira Imana ko turi kugenda nyine tuvaho bizagenda neza, ndabyizeye. Kuba nihamiriza ko nabikoze nzanihamiriza ko noneho umubiri ari uwanjye, ari amavuta banyandikiye ndi kujya nisiga, ariko bizagenda neza n'ukuri. Nta uvuga rero ishyamba atagezemo. Kuba mvuga umuruho nuko nawuciyemo n'ubu sindaruhuka, ariko Imana hari ibyo yagabanyije. Yego hari ibyo yagabanyije pe. Umuruho mu rugo nacyo ufite se? Oya nta muruho mu rugo nkifite. Marange nyine no muruho usanzwe wo muri iyi si, ariko umuruho w'urugo narawuruhutse.
arawuruhutse uretse ko wenda ushobora kumbaza byinshi nkarira ariko na mbere hose nari kubivuga ntararira. Rero ikora ibyo ngibyo ibasha gukora n'ibiruta cyane ibyo dutekereza. Kuba nabasha kubivuga nkarira ntunguwe mu gihe nabitangiraga nkarira nkarinda nsoza, bivuze ngo Imana igenda itanga gukomera. Rero kubera ko nzi ko hari impinduka yagiye iba, ntago bikinteye ubwoba cyane. Ndabivuga yego ntiwabura kwibuka ikibi ngo wenda ngo ugitekerezeho, ariko ntago bikiri nka mbere. Ese Gra uri kubivuga ubica hejuru, ntago uratubwira ikintu cya uko warushye. Rega abanyarwanda twese twararushye hose kurica bantu banje ku isezerano narabivu yewe guhera 2010 kangahera nese ungiye kongera nsubiramo ngo narakubiswe Evo koko nongere mbivuge. Abantu bashobora kuba batazi ko nari wo mu ruho warushye. Niwe wonyine se ko umuntu avuga ibiraho hafi rega baca umugani ngo uruciye inyuma ntazi ikirurimo imbere. Hari igihe tuvuga ibiraha ariko mu by'ukuri hari n'undi waba unkurikira waba ari mu ishuri nk'iryo narindimo kandi wenda ntiyanarivuyemo, kuko Imana ntabwo ikorera rimwe. Ngewe nshobora kuba wenda hari uko byagenze simbe ndi kumwe nawe, ariko wakaba yicayemo Imana izabihindura. Ntago inzira zose zibera umuntu mbi. Rero ni ashobora nawe kuba ari kunkurikira ari mu ishuri nk'iryo narindimo. Iryo niryo mvuga naruhutse. Nge naruhutse inkoni, naruhutse amarira, naruhutse kutaryama. Hari igihe ugeramo ukaryama noneho wanaryama unanashonje, ukajya ubara amabati, ukabara amabati y'inzu y'abandi utarayateye, ukajya usinzira neza neza ukavuga ati iri huriro ry'amabati ni hano, ihuriro ry'amabati ni hano. Rero ibyo byose kuba mbasha gusinzira ni ukuri nishimwe. Ikindi cya kabiri, abenshi najyaga mbabwira ko nge narwaye umutima kubera stress. Narwaye umutima nimba maze imyaka 4 ntanywa ikinini cy'umutima, Evode na amashimwe. Ntago nabanyibwira abantu ko narushye pe. Uzi guhora unywa ibinini by'umuvuduko w'amaraso. Njya nkunda gushimira abaganga b'ikinyinya n'abikibagabaga bambaye hafi y'abari kibagabaga hano hafi y'abari sehashika, bambaye hafi ari n'igihe nzasubirayo nkajya mbareba nkababwira nti mwarakoze. Buriya abaganga ni intwari. Ni intwari yo nabagira mba narapfuye. Umuntu kumenyera ubuzima, umuntu uvuga ngo iki kintu kiri mu biganza, umuntu uza mu biganza byanjye biraza kuba ngombwa ngiye ubwanjye nitambike. Abaganga ni intwari cyane. Imana ijye baha umugisha ku manywa na nijoro. Amen. Imana ijye baha umugisha, Imana ijye umva ijye basukaho umwuka wayo, ibabeho ubabeho, kuko batabara abantu benshi. Ngiye nshobora kuvuga gutya ko bantabaye, ariko wenda hakaba hari abo bitagenze neza. Ni kwa kundi bavuga ngo abumwe agatukisha bose. Ngewe rero barantabaye, none haba ikinyinyabo nyine niho naheraga kuri centre de santé yacu y'ikinyinya. Iyo bambonaga baravugaga ati ni Grace, kuko harimo na benshi bajyaga baza mu materaniro nayoboraga, ariko bakavuga ati se burya wiri unezerewe kuriya iki kibazo ugifite ni yego. Rero bivuze ngo ubu ntago nkivuga ko mbihagazemo, ubu mvuga ko nabivuyemo, nibisigaye Imana izabikora. Gra impamvu nari nkubaje gutyo, hari umupasiteri w'inshuti yanjye duherutse kuganira. Reka mvuge ngo nawe ibintu mu rugo rwe ntago bimeze neza, kuko yanyeretse n'ibimenyetso kugeza nubwo bagiye muri RIB mbona biri grave. None w'ikintu yarambwiye ati ntago nzi umudayimoni wateye mu ngo z'abapasiteri z'abakozi b'Imana. Ati mbega ofete icyo yashaka kumbwira ni nko kumbwira ati ntago numva impamvu Imana ireka mu ngo z'abakozi bayo habamo ibi bibazo. Wa mugani ubona atari ikibazo kuba aba bantu mwitwa abakozi b'Imana ingo zanyu zihoramo ibibazo? Kuko dushyize ku murongo abantu bari hano basenye usanga ari ikibazo. Evo Tewo niwe Yesu yabanjije kunyuramo ngo bigere no ku bantu batazi gusoma ariko bumva. Mukoresha indirimbo ivuga ngo hari ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa. Nubwo ari twebwe akenshi mubona, ariko nururi hose. Aka kanya nyine ushobora kuvuga ati hari ababazi ko abadamu b'abahanuzi cyangwa abagabo b'abapasiteri batubaka, ariko ntabwo ariko bimeze, nuko n'abariya barenzaho, ariko ni Satani wateye hose ntabwo yarobanuye. Ahubwo twavuga ngo tugomba gusenga Imana igashyiraho iki iherezo. Urambajije ati ni kubera iki ari bo
bakomeza kugerwaho n'iryo shuri. Ntabwo Imana ikoresha umuswa, Imana ikoresha umuntu wize. Rero kandi nta wakomera wundi wo ku ruhande atakomejwe natwe. Twebwe abantu b'Imana tumeze nk'ibyapa byigisha abaturi inyuma. None se uwo mupasiteri ntiyubakira abantu? Yego. None se uzi ngo nunga? Aho niho hari ikibazo. Ijya yemera ko bitugeraho. Kuko baravuga ati ni gute iby'iwawe byakunaniye kandi iby'abandi bigakunda. Umbajije ku kintu cyo vuga ngo uwo mupasiteri mwaganiriye gutyo. Theo we Yesu yamunyuzemo kugira ngo abashe gutanga ubutumwa, yaba arabize cyangwa batarize, nabo ashobora kuba atazi gusoma ariko azi ko ayumva. Irangije Imana iramukoresha ngo hari ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa iki abaswa, kugira ngo hatagira uwirata ubwenge bwe. Rero impamvu yari abikoze bihuje n'icyo kibazo mbwiye. Abantu benshi baba bazi ko abantu nyine bahura n'ibibazo ari abakozi b'Imana gusa, ariko ni ibintu biri ahantu hose. Ni ibintu biri ahantu hose, niko bakundi bavuga ngo abumwe agatukisha bose. Gusa tugiye ku ruhande rumwe, nashobora kukubwira ni ntabwo Imana igikoresha umuswa. Imana ishobora kutugira icyapa cyo kugira ngo wa muntu turi inyuma akomere, ariko si impamya ko tubihoramo. Nese ntabwo ujya wumva bashima Imana ati nari imeze gutya ariko Imana yarabikoze. Rero iyo ni imirimo y'Imana igenda igaragara. Ijya yemera ko byose rero bigira ute bitugeraho. Imana ijye byemera. Yego. Imana ibyo byemera ko bitugeraho. Ntago bishobora kubicyasha ku murimo w'Imana. Ntago byabicyasha kuko umurimo w'Imana kenshi ni w'abantu baba barebaho cyane, ariko ndahamye ndashidikanya ko nuko nabandi bataza ngo batubwire. Ntabwo iki kibazo kiri mu basenga gusa, kiri rusange. Ruri hose, ari umuntu ajya guca umugani akavuga ngo ruri hose. Yego, ruri hose. Icyo nibazaga urumva abantu bavuga bati ni abakozi b'Imana bo bagakwiye kuba bihanganirana kurenza abandi. Ni icyo abantu babibaza. Nta muntu wigeze uvuga ijambo rivuga ngo si ngombwa kuteka agatuza ngo bakamena. Ntawe wigeze ubona. Hari umwigisha nigeze mbona ndaramukunda cyane, ndavuga ngo intambara zose ntabwo utega agatuza. Hari intambara zisaba kwiruka. None se bakwica ngo nuko usenga? Yesu yaravuze ngo nubura ubwenge nzakureka. Wenda hari uwashobora kuvuga ati urirwaniriye, ariko ntabwo Imana nabwo isenya. Imana ntishobora kukubwira ngo haguruka mu rugo ugende, ariko Imana ishobora gukora ikintu gituma ubugingo bwawe burokoka. Rero ntabwo ari kuvuga ngo ni kuba tutashoboye kwihangana. Ibyo tuba twihanganiye aba ari byinshi, nuko biba byagenze kuriya, ariko nukuri tuba twihanganye. Kandi nta wanga ibyiza Evo, nta wanga ibyiza, ahubwo nuko tubibura. Ntazagira umuntu kubeshya ngo umuntu uzaba uri muri situation nziza ngo nuko iyo situation yigeze yifuza ko yabaho. Hari umumama nkunda cyane, reka nongere muvugeho cyane, ajya avuga ngo abahanga barabizi ko kugerageza bikanga bibaho, kuko iyo usetse ngo usekwa n'umuswa. Umuhanga warabizi ko kugerageza, ni Pastor Mutesi avuga ati umuhanga warabizi ko kugerageza bikanga bibaho. Rero kuba umuntu aba yagerageje bikanga ntabwo ari uko aba atifuje icyiza, ahubwo nyine biranga. Uguseka cyangwa ugufataho ijambo, ubwo nyine we ababona ko twabaye nk'abantu bataye umurongo, ariko umuhanga warabizi ko kugerageza bikanga bibaho. Yego. Umuhanga warabizi ko kugerageza bibaho. Tese ndamukunda cyane, ndamukurikirana cyane ariko mu rwego rukomeye, kuko agira amagambo y'ubwenge, amagambo akomeza umuntu cyane cyane pe. Ubwo ntihakagira umuntu useka ngo ko yagerageje undi ngo kuko yagerageje bikanga. Nyine we yabivuze neza, aravuze ati umuhanga arabizi ko kugerageza bikanga bibaho. Iyo usetse usekwa n'umuswa. Rero umuntu ashobora kuguseka, ariko baca umugani w'inkoni kubise mu cyebu yirenze urugo. Hari igihe uwo uri guseka yaba yarahuye n'iki kibazo, ariko we ufite ikirutani icyo ariko kitagaragaye. Bijya bibaho, ahubwo nubona bigenze gutyo, kuko igihiga umupagani nicyo gihigana umukristo. Njya nkunda kubivuga. Intambara umupagani agira nizo n'umukristo agira. Ahubwo nyine mwamukwiye kudufatira igihe cyo gusenga, Imana ikatugirira neza. Njya nkunda kubwira abantu hari ahantu mperutse kubwiriza, ndababwira ni hari igihe uvuga Imana udasa nayo, ugahanurira abantu bitewe na situation urimo. Wenda nko kuri twe babahanuzi, ugahita usanga ibintu uri kumubwira ni za situation zawe. Rero iyo uri mu rugamba, nibyo nyine Mutesi yavuze, iyo wisobanuye urisobanya, uvuga n'ibitari bikenewe, ugasanga urarengeje ngo kugira ngo wereke abantu ukuri. Ariko navuga ngo Imana itaramanuka, iteka ryose ikigeragezo uhagazemo kirakubera.
ngo Imana itaramanuka ikigeragezo uhagazemo kirakubera uvuze uwo ari we wese ugahita ubona usa nacyo kiranakubereye n'icyawe, ariko iyi Imana yamanutse amen ihita isibanganya ayo mateka yose. Bijya bibaho mujya wumva bashima se mfite ikorasi ivuga ngo aho nari ntuye ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyemuye. Rero ntabwo tuvuga kuba mvuga gutya, ndabivuga muri 2024 ariko mu 2013 siko byari bimeze. Rero aho twari dutuye ntabwo ariho dutuye. Iyakoze ibyo yanarangizaho n'uru rugamba ku bantu bose duhuje izo story. Na 2025 wenda ntabwo ariho uzaba ugituye. Oya ntabwo azaba kuko have vo ntabwo ariho nzaba ngituye n'ukuri kw'Imana. Rumva Imana izaba yahinduye stati. Imira bihindura. Ego neza. Have byihorere. Kashi kwa hafi aho ngaho. Hafi aho bugufi. Yewe gawe uzabimenya. No mu diaspora se? Imana ishaka. Ese yadutumye aba diaspora gusa. Imuzanye nuwo ituzaniye n'utari we ikingenzi nuwo uhuje nawe. Uguha amahoro nawe ukayamuha. Niwe Imana ikeneye. Aho se shaho biri vuba ufite iyerekwa ritambutse ubwo se nibyo racyanga nge ntange nimero uratanga nimero nyine ufite iyerekwa ritambutse nimero ziriho hasi rwose Messi rwose iyerekwa rya ritambutse biranashoboka kuba byaba bitaragera igihe kandi ari uko banazibona ariko igihe nikigera bizikora mu gihe cy'Imana nikigera bizakunda. Aha gara reka tugaruke ku murimo w'Imana. Mu minsi ishize mu rusengero hari umwana waje w'umuhanuzi. Birangira mama uvuga uti mama yaramumpaye ati mubere umubyeyi. Na mama we yarahari. Na mama we yarahari yarabyemeje. Ubu ni wowe mubyeyi we. Nuvuga ngo ese ubundi ugiye kumurera mu buhe buryo? Ni mu buryo bwo mu mwuka no mu mubiri, ni mu buryo bwo mu mwuka gusa? Ni mu buryo bwo mu mwuka gusa. Ariko no mu buryo bw'umubiri. Mama we turi inshuti. Twarasenganye igihe kinini, warabyumvisha ari kwivuga. Twibuka imisozi twasenze, twibuka amajoro twaraye. Uriya mwana yamubyaye dusengana, ni nayo mpamvu yavuze ati uri umubyeyi wanjye. Aravuga ati ndagukunda. Nuko abizi ko kuva na kera twagiye tuba mu bihe byo gusenga. Rero mu bana be Imana yari yaramubwiye ati nzaguha abana, ariko abana nzaguha bazamvugira. Rero ntago twebwe byadutunguye, ariko wenda ku bamubonye byarabatunguye, ariko kuri twebwe ntago twari dutunguye kuko ni isezerano mama wiwe yaramaranye igihe. Rero yararebye asanga kuko nkunda kurera, ngira ngo no ku bantu benshi bankurikirana mu biganiro najyaga mbabwira ko hari n'undi mwana nari mfite wandikaga amandiko nkitangira gufungura icyumba cy'amasengesho. Buriya amandiko nubona ko tuyandika turi bakuru, mbere ho n'umwana wayandikaga. Twari dufite umwana w'imyaka 4, hari n'undi w'irindwi, ariko uw'irindwi niwe wandikaga amandiko. Rero ntago kuvuga ngo ndera abana ntabwo ari ubwa mbere, kuba yaramumpaye no kumurera mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, ko iyo umwana umubereye umubyeyi umubereye umubyeyi hose. Ariko akenshi wita ku mwana no ku mubyeyi no kumenya amakuru ye. Kandi na mama we no umukozi w'Imana, nubaha amavuta y'Imana muriho, n'umuhanuzi kazi. Rero ibintu byose Imana iba yarabikoze bishaka. Nanjye nyine niyo mpamvu nabaye open wo kumwakira, kuko nubundi yarameze nk'uwanjye. Uravuze uti nzamurera, ariko se kurera umwana nka kuriya bikorwa mu buhe buryo? Ni ukumwigisha guhanura cyangwa hari ibindi umwigisha? Ari ukwigisha guhanura twaba tumeze nka babandi barepeta indimi. Kumuba hafi, kumurera. Urabona n'umunyeshuri ariga, nubwo wenda situation nyine zigenda zihinduka, ariko ariga. Niyo mpamvu ataboneka mu materaniro cyane, turajya tumukoresha mu biruhuko. Rero kuvuga ngo kumurera ntabwo ari kumwigisha guhanura, ahubwo no kumuba hafi mu buryo bw'impano ze, kuko Imana iba yaraduhaye impano zo kugenzura. Iyo ari umwana umuba hafi cyane, ukaba uri muri connection yiwe, kuko ujye ubibona kuntu duhana n'indimi tuganira mu buryo bw'umwuka. Rero buriya kiragihe aba ari urusinga rumwe twese dufite.
ariko uwabashije kwakira ibyo agiye kuvuga ari umwe. Rero hariya niho tugomba kumubera hafi, akaba ariho tumurerera no mu buryo bw'amasengesho, kumwitaho mu gihe cyo gusenga, ukaba uri gusengana nawe, mu guhugura abahanuzi uwo mwana bahari, kuko buriya abahanuzi turahugurana, tugira igihe cyo gusenga nk'abahanuzi, tukababwira ati umuhanuzi arangwa n'ibi ngibi, umuhanuzi aba ameze gutya, ntabwo ibintu byose abivuga. Rero nubwo buryo bwo kumurera, ntabwo ari uburyo bwo kumwigisha guhanura, kuko Imana yarabimuhaye. Imana rero ntabwo twayisimbura, dukora ibyo tubwiye. Rero urumva ko ni ibintu bimuriho, ahubwo se mu gihe bibaye wowe nk'umubyeyi umufashije icyo uri hehe? Yego, kuko ntago nose namubwira ngo hano rero uriya muntu ko wari uhari, wowe ntiyagurutse ukikanga, wabonye adahita ajya kuzana abantu akabaha ama message, ntibashimye se? Barashimye. Rero Imana irivugira kandi irikorera. Hari abantu bibaza bati se ubundi mubwirwa n'iki koko impano uyu mwana afite zavuye ku Mana, wenda ko atari ibintu ari kwihingamo cyangwa ari abantu yari uko yabibonanye abandi nawe akabikora, mubibwirwa n'iki? Ese mwaramugenzuye musanga koko ziriya mpano afite ni impano yahawe n'Imana cyangwa no kwigana abandi uko babikora? Wapi wakigana n'abandi suka ugahanurira umuntu utazi, wiganyije undi? Ubu reka mvuge wenda wowe nshobora kuguhanurira kuko turaziranye. Umwana yakihingamo umuntu wavuye mu ntara, harimo umuntu wari wavuye mu ntara, none se yaramuzi? Ntabwo ari byo kwihingamo. Yesu yaravuze ngo nimutankorera nzakoresha ibiti n'iki n'amabuye. Kandi Yesu nawe yaravuze ati mureke abana batoya bagira ute bansanga, kuko ubwami bw'Imana ni ubwabo. Ahubwo ubuhanuzi nk'ubwuriya mwana, uretse ko nyine iyo wabaye umuhanuzi uba watangiye buri ishuri ari ryo wavuze, ariko buri buhanuzi bw'umwana muto shana naho babuhuriye n'ubwacu twebwe turi bakuru. Ugize amahirwe akaguha message, iba ari message iri naturelle, kuko nta hantu na hamwe abahurira na stress z'ibibazo nk'ibyacu. Twebwe urumva hari n'igihe twuzura umwuka wasohoka ukibuka ko umwana nta nakawunga ihari, nta n'igikoma, ariko uriya mwana bari mu murongo neza. Ibyo ntabwo abyibuka, bibaza mama we. Iyo mama we bimubajije akabibura nibwo atekereza ati ntabwo turi burye, ariko uriya mwana bari muri connection nziza cyane. Nyine niyo mpamvu natwe tuba tumuri hafi. Ntago najya kuvuga ngo wenda ngo si iby'Imana. Reka nkubwire Evo, uriya ntago ari we nacira urubanza, uriya n'umukozi w'Imana ndamuzi 100%. Ikindi cya kabiri havangirwa wahanoye, utarigeze uhanura ntiwavangirwa. Ibintu byose Imana ibikora ibishaka. Kuba yarayihaye uriya mwana ikareka bazisengera ni ikimenyetso kigaragaza ko gukora kw'Imana kuriyo. Yego. Ese umwana ubundi ahabwa impano bigenze gute? Nuko aba yayisengeye cyangwa gusa ni impano y'Imana wa mugani nkuko? Ni impano, nukuri ni impano, kuko abazisengera banakuze barahari. Ariko nyine yahamagaye benshi itoranya bakeya. Niyo mpamvu nyine ushiduka byabaye. Gusa icyo nakubwiye nyine iyo bibaye nkaho wambajije tubibwirwa n'iki, ntabwo Imana yaguha kuyobora umukumbi w'intama ngwinanirwe kuguha impano yo kugenzura. Iguha impano yo kugenzura. Buriya abari gutanga ibintu natwe turi kubyumva abahanuzi, tuba turi kumva ko iki kintu ari cyo, iki kintu nicyo, iki kintu nicyo. Niyo mpamvu rero tuvuga ati uyu ni umuntu w'Imana. Kandi naho kano kanya ndashobora kuba nabikubwira wowe ngo ubyumve, ariko ababibwira batamuzi bo babyumva cyane. Ejo wabonaga twakira abantu b'Inyagatare, wabonye ko harimo n'abantu ba Uganda 2. None nimba bari barimo uriya mwana akabaha ama message, uriya mwana arabazi, uriya mwana yirirwa ku ishuri. Rero urumva ni umuntu Imana yihamagariye mu gihe nk'iki. Reba ikorasi yaririmbye, yabyihingamo se akananayisobanura. Uziko yayisobanuye nkikanga, nkavuga nti karabaye noneho mugani wa muhungu, nkavuga nti turagira duti konigisiyo y'Imana ikirere cyase kimwe nuko iyo uhagaze kuri teri nziza. Mbuse waje ni nwe yuzuye umwuka. Buriya uretse ko nari gusimbuka nkafata kamera nawe nkayigukiraho, ni murebe ibyo Evoda dukoreye. Rero iyo uri muri teri nziza y'abantu bihanye, kuko kiriya cyumba kibanza kwihana. Tubanza kwihana twabwira Imana ati tubabarire turi mwisi. Uretse ko kwihana utabinyuza kuri kamera, ariko tubanza ibyinshi urabizi ko bitanacaho. Ariko tubanza gufata igihe cyo gusenga, tugabwira Imana ati turabanyabyaha tukatuza abantu. Rero iyo uhagaze muri teri nziza, Imana nawe urayumva. Niyo uteye haleluya uhita wumva ko hari ibintu birimo birafunguka. Hari abantu bambwira ati rwose utwibutse ibihe by'iwacu, ati ubu nanjye menye kubyina kubera kugushyira kuri TV.
ati iyo usirimba ati nanjye mpita numva ibintu bizamusa tuzi ko nuzuye umwuka nkabura umuntu mpanurira ubwo ibyo ni ibihe byiza biba bimanukiye muri we ako kanya Imana ishobora gufata bya bihe byiza ahagazemo igahita imuha connection yo guha umuntu message Imana ntawe umenya uko ikora yego hari akantu ugeze kuvuga uti abahanuzi turabahugura turahugurana bakamenya ibyo bakwiye kuvuga n'ibyo badakwiye kuvuga mu minsi ishize hari inkuru twumvishe y'umugabo bita Bowazi sinzi niba aramwumvishe watwikiye umugore we mu nzu kandi nawe yari umuhanuzi ariko kubivuga kuri iyi mihanda tubyita imihanda nyine hano kuri YouTube ibivuga ngo bivuga ko bashaka ko bari baramuhanuriye kuri ya mwana atari urumva n'umwana n'uruhinja rufite nk'ukwezi ariko ngo bakaba baramubwiye ko umwana atari bituma rero ko acura uriya mugambi wo kuza kugira ngo bitwikire mu nzu bose bahiremo ese umuntu ahita yibaza ubundi ubwo buhanuzi wa mugani buza kubwira uyu mugabo ko uyu mwana atari byari ngombwa kubutambutsa ntago byari ngombwa byari bifite ukundi kuntu bwagomba gutanga Imana iramutse bikubwiye ari wowe wakora iki wowe nka wundi ufata umuntu ufite abana 10 ngo umugabo so wawe ndavuga kuri bahanuzi Bowaze mureke ko urabizi ko iyo situation ntago ngene n'ubundi nanjye n'urugero nari nikore igitekerezo uri kuma reka mvuge kuri side y'abahanuzi uwo nguwo ashobora kuba ntago ya control uburyo bw'umwuka we ntago ibintu byose umuntu abivuga pe ntago ibintu byose umuntu abivuga akenshi ubona ko ngira ama message yihariye ntago ubona ko mpita ntura hasi bura navuze biba byanze ariko nabwo impamvu mbikora nuko mbanzi ko nta kintu biri butware ariko iyo ari message y'ibanga ntago gutambutsa message ibabaje cyangwa ikindi ari ngombwa ngo abantu bose babimenye rero niho hahandi iyo utareze uwo muri gukorana umurimo biriya bimubaho ashobora no kuba batari byabonye ahubwo ugahita usanga nyine Satani aramuvangiye ntaho kuba wabwira umuntu ngo uwo mwana si uwawe ngewe nta n'uwigeze abimpanurira abantu bicara babivuga ati bari abana ntago ubundi bari ab'umugabo we ngo se nzababeshyere mvuge ngo ni Imana yabakoreyemo Satani ni mubi anyaga hari ubutunzi ngewe ndabyibuka umuntu akicara ati yabyaye inzobe yabyaye abana beza ntabwo ari aburiya mugabo kandi n'umugabo twari turi kumwe ntago ari mubi noneho natekereza ko n'icyo kintu kitabaye ariko hakaba hari uwabihamya kaba yanamushinja ati papa we ngewe namugezeho rero icyo gihe ni ukubura ubwenge mu buryo bw'iki bw'umwuka ntago ibintu byose ubonye ubihanura ntago ubihanura pe ngewe rero ntago bijya bimbaho nubwo cyaba ari ikintu gikomeye gute cyangwa ari ikintu cyo kubwira umuntu mu ibanga njyamanura ibintu bikomeye wapi ntabwo ngira ubuhanuzi buhabura reka ibyo Imana yarabinyine hari ibyo Imana ishobora kwereka ntubibwira umuntu kandi wabibonye ntabwo ibintu byose bisaba no gusenga Evo nase ubu ikintu cyose wabona umuntu azapfa ejo ukamubwira ngo uzapfa ejo uzi ko yapfa ataragera n'ejo ashobora kwisinziriza ariko bambwiye ko ngiye gupfa ati muhamagara abantu n'ubundi napfuye ntabwo ibintu byose ubivuga biba bisaba ubwenge mu bintu byose ugiye kuvuga si uko Imana itavuga ngo umuntu ni umugeni ariko ifite amarenga ica ikaguha n'ubwenge bwo kubwira uwo muntu uretse ko biba bitanoroshye kuvuga ngo urabwiye umuntu ngo uri umugeni ejo uzapfa ni ikintu gikomeye ariko ushobora gusenga Imana ikakubwira ati ndabihinduye ngira ngo wabonye amashimwe y'umumama waje mu rusengero yarabyimbaganye avuye ku biro 80 ageze kuri 30 ubu ari muri 50 ariko aza hara mu materaniro ntago yari ari muri 50 numva ko yari amaze amezi 6 ku mwuka mu bitaro uwo muntu aza hariya birashoboka ko hari umuntu wese yamusomaga mu rupfu n'abahanuzi twarabihanuye ati Imana ikurinze urupfu aho ngaho ushobora no kumubwira ngo ikurinze urupfu kwanga kwa ahabuka kandi azanataha hagatahabwa ati se ko yari yarundinze ishobora kuba imurinze gupfa nabi yapfuye muri accident Imana ikamwicyurira nk'umuheburayo rero ntabwo bivuze ngo ibintu byose ubonye bikomeye ntabwo ari kubibwira umuntu uraho ugomba gusaba Imana ikaguha n'umutima w'uwo muntu ugiye kubwira icyo kintu ukabanza ukamenya situation niyo mpamvu ubona mbanza gutera indirimbo ihuye na message ye kugira ngo ndebe situation arakiramo ko Imana ibonye ibyo bintu iyo mbonye ahisarira uhita ubona ko ngira ngenda buke nkavuga nanga nshobora kumubwira ikintu cyamubaye hejo
ntanasohoke hano agahita yitura hasi. Ese yituye hasi nakora iki? Nicyo kivuze ngo nukubura iki? Nukubura ubwenge. Banza usabe Kristo nimba guhaye message ya Evode. Banza usabe Imana ati Imana umutima wa Evode umeze gute? Ese iki kintu ninkimubwira aracyakira gute? Kuko nibyo wenda bishobora kuba byaramubayeho, uwo wabibonye agahita yirukanka kuvuga wenda atari nako yarabibonye cyangwa ntabwo mbizi, ntibirambaho, reka mvuga ibyo nabonye. tuba twifashisha ingero ziri kuri iyi mihanda ariko nta ni ibivugwa kugira ngo tumenye ngo umuhanuzi ashobora kwitwara gute. Kuko uyu munsi tugira kese nyinshi z'abahanuzi, usanga umuhanuzi ngo yahanuriye umuntu runaka ariko yamusabye, hari kondisiyo yamushyizeho, hari iki oya biriho. Niko kwa kundi nyine urabona ubundi iteka ryose n'abahanuzi hari abantu bari gutuma abahanuzi batwanga, ugasanga nk'umuntu kuko yahuye n'igikomere cy'umuhanuzi yaba abonye undi muhanuzi akagira ngo bose ni kimwe, hariyo rya jambo nakubwiye ngo abumwe agatukisha bose. Hari igihe umuntu ngo ajya kumusengera yamusabye kondisiyo, ariko niyirengagize ko Yesu aza nta kiguzi yigeze aduca, nta n'ikiguzi yaduha kugira ngo duhanure, ntago yigeze adusaba ibyo icyo tumuha kugira ngo aduhe impano. Yesu yaduhereye ubuntu, natwe tugomba gutangira iki? Ubuntu. Akenshi ni naho abantu bajya bambwira, abantu benshi twasenganye bakajya bambwira ati wowe ntuzakira, titugufatanya umuhanda, mugani wawe ubyivuze, titugufatanya umuhanda, uhora mu maganya, uhora mu bibazo, ari wowe waduhanuriraga ibyo duhagazemo, hari wowe twigiye ku birenge tukurushije iterambere. Hari nuherutse kuntambuka wansuhuza ngo ari mu modoka, arambwira ngo ngira ngo nzagusura ngo ibyo Imana yavuze yarabikoze, ariko natanga nawe ngiye kuba nkabo, reka ndekere. Imana izaza Ivo, Imana izaza. Nta icyo nabwira umuntu wese nkurikiye, ntago abahanuzi bose ari bamwe. Ishobora kuba yarakomerekejwe n'umuhanuzi ariko ntabwo ari bose. Ikindi mbere yuko wowe ubwawe utekereza uwundi muhanuzi, banza ugenzuze amaso yawe, banza uvuga ati si uyu muntu koko banyangishije ibi bintu nibyo, reka nkoresha amaso. Uko byagenda kose ntiwaburamo ikintu kimwe gusa gishobora gutuma umenya uwo muntu. Yego, hari umuvandimwe kare twahoze dukorana ikiganiro turi kuvugana kuri ibyo bintu by'ubuhanuzi, ahita avuga ukuntu rwose hari n'abahanuzi ashobora kuba yasambanya umuntu, ariko ngo akaba yamaze kumwigisha ko gusambana n'umuhanuzi cyangwa umukozi w'Imana nta cyaha kibirimo. Ikibazo ngo ari ugusambana n'umupagani. Ese nibyo koko kuba wasambana n'umukozi w'Imana nta cyaha kibirimo? Biba byejejwe. Umva ikibazo mbajije no kuri kw'Imana, noneho nkawe uri kukimbaza, urumva ko kari byo? Ngerega ndi kubariza abadukurikiye hano. Baba we, kuko hari impamvu mbikubajije nuko ni kese zibaho zihari, ubwo bafite uko yamwigishije, kandi buriya wanasanga nanabeshya, wanasanga ari ukuri. Njya nivugira ikintu niboneye, nabonye nino mihanda mugani wanyu, umuntu ashobora no kuza no muri commentaire akabiguhamya ati wowe si twabikoze, wagwa kuri commentaire ati mu izina rya Yesu, ati yabyanditse. Rero ntimbaho ko ibyo bintu bibaho, umuntu akanabihamya. Ngewe nzi ko gusambana ari icyaha, ushobora kukigwamo, ari impanuka, ari accident, ariko ikintu wapanze ngo si ikibazo, ngo gusambana si icyaha, ngo kugira ute? Umbwiye ngo kugira ute? Kubikorana n'umuhanuzi biba byejejwe. Birejejwe? Reka byejejwe ute se? Kuki Imana itakuretse ngo ntivuge ngo ushake? Ntago ari gusambana, ubwo zo urumva byejejwe. Yaravuze ngo nicyo gituma umugabo atazaba wenyine. Imana se ko yabivuze ngo nicyo gituma utazaba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye. Mwese ubwo ngubwo nimba yaramuremeye umufasha umukwiriye, agahita asimbuka agasambana na Garase, nawe aba ari umuhanuzi cyangwa we aba ari umuntu usanzwe? Yakubwiye ko babikoze ari abahanuzi bose, bimeze bite? Ubwo n'umuhanuzi usambana abo yagiye guhanurira, usambanya abo yagiye guhanurira. Ewe mbisa niceceke, ntacyo mbiziho. Ntacyo mbiziho pe, ntago nzi iyo Mana nimbibaho. Si Imana yeze ibyo bintu, hari abantu batabana, ntago mbizi n'ukuri. Kandi uko niko kuri ku mukristo, ntago nzi ko Imana yeze ibyo bintu, ntabyo nzi, kuko gusambana n'icyaha. Yewe yanashyizeho ngo gikorerwe indani mu mubiri. Wasanga ari uko iyo nyigisho ubwo utarayigishwa wenda, ariko nta niyo nakemera buriya. Oya, ntabwo nayemera.
oya pe ego mwami Yesu ngo birejejwe oya pe ahubwo abo mwagatukisha bose ababibonye n'ababyumvishe ntimuzagire ngo niko kuri ntimuzagire ngo niko kuri pe oya aha gra urakoze rero kutuganiriza abantu nibanyarukire kuwaruraza kuwa mbere kuwa mbere nakererwa nazabona aho yicara kuwa mbere ntabwo bazabona intebe ntazo ya ntase niho bibonye ko bari kumikeka ariko evo ndabizi neza bizagenda neza ndi no gusenga rega Imana nimba ivuga ngo igiye ko mu rusengero hari igihe kizanagera ahubwo tukaba dufite sale nini cyane nuko umuntu aba atarabona amafaranga yakaguza ahantu kuko kuba wakubaka sale ntago bishobora kuba bitagorana ariko bizaza nabyo bizaza hari ikibazo nawe kukubaza ariko barakagera ejo yarakinsubirije abantu abantu bajyaga babaza ngo kukimwirwa mu kubyina gusa ariko ejo barakagera yabwiye abantu ngo batandukanye icyumba cy'amasengesho n'ishuri rya Bibiliya barakagira n'intwari barakagira ndamwemera mu rwego rukomeye kuko nawe bundi kereka nk'abantu nyine nkunda kereka twicaye nk'ahantu hamwe tugaseka tukicara tugaseka tuvuga ati rwose ngenzanya mbabona mbakore mu biganza amabwire ndabashimira wabonye ko yabivuze neza aravuga ati icyumba cy'amasengesho hari nabirirwa bambwira ngo ijambo ngo riba rikeya ngo ahubwo ngo tukabyina icyumba cy'amasengesho nanjye mbisubiremo nkuko barakagira yavuze bitandukanye n'ishuri rya Bibiliya akajambo ryari ryinshi ariko sinejo gusa kubyina byabaye bikeje ariko wowe biriya bintu wowe muze gukurikira na Grace Official na n'isaha yayo n'isezerano mwoka byaramwe ejo ibintu byabereye mu materaniro ndabibararikiye no kuri Zaburiya aho hose muze kubikurikirana ejo twabonye ibintu turongera tuba yes we warebye ariko buriya n'ubundi nuko abantu nibyo mbabwira ibintu byose ntitubinyuzaho urabona nkawe uturuka ahantu kure hari ahantu ni kure dutangira iteraniro 3:00 ntago twashyiraho abigisha ntago twabashyiraho uhageze buri imbere yacu haba habanje gutambuka abigisha bane ejo baratangiranye iteraniro mpagera rwose iteraniro sibyo nsanga hari barimo kwigisha barimo kwigisha nk'ubu ejo bahageze tugiye kwakira wa gatanu ibyo bintu mu gihe biba bitanyuze kuri kamera ntibakabone twinjiye mu mwanya wo guhimbaza wo gususuka kuko guhimbaza buriya iyo uhimbaje neza byica abazimu guhimbaza bikuraho dayimoni guhimbaza Imana ivugana nawe guhimbaza hari akandi gaciro uhabwa guhimbaza hari ibintu ugenda wumva biri kugenda birituka rero abantu ntibakabone twinjiye mu gihe cyo guhimbaza bagira ngo twaturutse mu gitondo turimo turahimbaza inyuma yacu haba hasigaye abigisha babiri akenshi hari bo bakunda kubona ariko imbere iteraniro nimba ritangiye 3:00 nakira abashyitsi 5:00 mbere y'icyo gihe twaba turi gukora iki nukuri mu bohoke haba hanyuzeho ijambo ry'Imana kuko udufasha narababwiye ngo Nevode muramushimira nawe hana turuka sanga atugeraho kuri sare ni kure Ivone harimo urugendo rukomeye cyane saa n'igice kandi imodoka ibaze none hari imodoka ubwo umuntu w'amaguru niyo mpamvu usanga abantu ba Nyagatare bahageze kare ngo babyuka saa 9 kugira ngo batangirane natwe iteraniro n'abakayonza bose urumva rero bivuze ngo muri icyo gihe cya mu gitondo nta kindi kiba kiri waba hari ijambo ry'Imana no kwihana ntago rero duturuka mu gitondo tugira ute tubyina nuko uriya mwanya uhagera bari umwanya wo kwakira abashyitsi wo gusaba Imana ngo tuvugeho kuko icyumba cy'amasengesho nicyo kibiranga harangwamo gusengera abarwayi ujya ubona ko akenshi ntabinyuza kuri kamera ejo bundi ho baramunzaniye yarembye warabibonye Imana iramukoresha byo byanyuzeho nabyo sinamenye ko waje ariko nabonye nyine ubishyiraho ariko nabonye nabyo bitaratambutse ari bibi umuntu nimba ari kubohoka nabwo si icyaha kandi wabonye ko yanihaniyemo ubu n'umukristo pe rero ibintu byose bibaho bifite impamvu nakubwira ko ibintu byose aho dukurikiranye bitanyura kuri kamera hari ibyo dukora nta kamera ihari sibyo kuko yabaga ari kwa kundi dufite televiziyo cya kintu bamanikamo gituma umuntu asenga live ukakandaho rwose ukaba uri gusenga ahantu uri bakabaye babona ibyo dukora bakatubohokaho ariko mu gihe tukurindira bajye bihangana bareke kutujomba ngo twirirwa mu mudiho kandi n'umudiho kese kariwo nabyirukiyemo urumva Shayefo Imana guha umugisha gra urakoze cyane reka tugushimire abantu banyarukiye kuri Grace Official TV
niho nyine ibikorwa bye muri groupe Urumuri byose biba byibereye yego umunsi ku wundi buri munsi bihora ari bishyashya ni bishyashya pe na nimero za garase niho ziba ziri yego ariko ushatse wanazitubwira ufite iyerekwa agahita ritambutse cyane ufite bya bindi byose ngashaka kugira ngo tuguke 0780 9 72 iyo niyo nimero yanjye iba no kuri WhatsApp 0780 9 72 iyo niyo nimero yanjye soza udusengera Imana uri Uwiteka niryo zina ryawe turagushimye utubereye Imana utubereye byose nuhimbazwe nyemerera muri kano kanya dushoje ikiganiro wera wa Isiraheli ugishyigikire utubere Imana ucyumvisha ukiri mu bibazo bitandukanye umukomereza amaboko kandi agire kwizera ko hari ibyo warema dusenze twizeye mu izina rya Yesu amen.